ni kangahe ngo bibe bwari bubaye bwa kabiri yigeze isaba abantu ngo muturege noneho ko FPR yari yadutumye ko twageze ku rukiko abavoka twemeye kwishyura amafaranga menshi yagatubutse bagakuraho telefone bari bafite ikibazo kandi FPR yari yadutumye noneho ku nshuro ya kabiri mu rukiko ko umwavoka noneho yatwandikiye message tuzifite zigaragaza avuga ngo umuntu waciye nyakatsi ntago bashobora gusaba yuko avaho ni ikibazo cy'imitekerereze abantu bose bagize icyo babona basore ahubwo ni basore ibitabaremereye noneho umubare munini n'usora leta izabona amafaranga yo gukora bya bikorwa remezo no guhemba abakozi ariko usora nawe asore abikunze azi yuko arimo gukora contribution mu bijyanye n'igihugu cye mu bijyanye n'umutekano ibikorwa remezo amashuri ibitaro abyishimiye ariko ye kubikora atishimiye ko mu kutishima impamvu ya mbere harimo kudasobanurirwa yego ariko harimo no kuba batwaye hafi byose agasigara ari nta kintu asigaranye ukubaka n'imihanda yewe na freedom of speech ukayitanga abaturage bakisanzura ariko iyo utinzeho byanga bikunda bya bindi birangira nabi ni iyo niyo ngingo ya mbere tukavuga ati nubwo umuntu yaba akora ibyiza nuko hajya hundi ahubwo wa muntu akazajya agira inama wa wundi wagiyeho akiriho wa wundi wavuyeho akiriho akamubwira atanga nge nkiriho buriya iyo nageraga muri iryo korosi nabigenza gutya ntaveho wari uko wa wundi yapfuye nkuko turaje tubibona za kudeta bandi bakagwa muri za gereza no muri iki gihugu byabayeho usibye kuba wenda batora mu kabyanga abadepite babiri mu nteko ishinga amategeko ngira ngo mu badepite batorwa harimo 53 40 ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi abandi 13 n'abaturuka mu yandi mashyaka atandukanye ijwi ryanyu rirumvikana buriya cyangwa murabona ko hari abandi baba bashobora kushyigikira namwe ibitekerezo byanyu wenda niba mutoye nk'itegeko mukaba mubona ko hari abandi bashobora kubashyigikira wenda mukabona nka 50% itegeko rikangwa kuko bakunze kuvuga ko inteko ishinga amategeko ari karame mwidishyi usanga nyine ibintu byose bavuga ko ari okay bakibaza kuki na controversial ibamo wenda ngo habeho impaka. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Avaho TV online nizere ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mu mwese kandi mwamaje kuba inshuti zakadasohoka mukabitugaragariza mukora subscribe kuri YouTube channel yacu turabashimira cyane kubw'inkunga mudutera muganasura ikinyamakuru umubavu.com aho se n'ahantu tubacishiriza amakuru dufasha gukomeza kugira ibe byiza ndetse no gukomeza gupanga gahunda zacu ziterambere n'ibindi bikorwa byose bitandukanye bituma abanyarwanda dukomeza gutera imbere nkuko rero mubibona kuri kamera yo mu Avaho TV online turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda niwe tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirebana na politike y'ishyaka ryabo ndetse ubu ngubu ni n'umudepite mu nteko ishinga amategeko turaganira byinshi rero bitandukanye birimo bimwe mu byo bagiye bemerera abanyarwanda mu gihe bashakaga amajwi yo kugira ngo biyamamarize kujya mu nteko ishinga amategeko ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ariko mbere yuko tubigarukaho wabanza ugasuhuza abadukurikiye muri kano kanya. Murakoze cyane nge nitwa Ntezimana Jean Claude abantu nkuko bivuze ndi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda abandi none ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko abankorera muri komisiyo ya PAC komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu. Murakoze cyane rero ndagira ngo tuganire kuri bimwe mu byifuzo mwagendaga mugeza ku baturage ubwo mwabasabaga amajwi wenda reka dutangire ku kintu ubwo ndagira ngo mujye mutubwira se mugeze hehe ibikorwa bya mwagiye muvuga muzajya amategeko muzajya musaba inteko ishinga amategeko mufatanyije n'abandi badepite bagenzi banyu mu gutora kugira ngo mugeze ku byifuzo
donc mushyigikira ibyifuzo byabo mwasabaga amajwi. Wenda dutangiye kugira ngo mutubwire aho mugeze, mutubwire n'icyo muri gukora kugira ngo abantu babagiriye icyizere ariko banamenye ko abantu bohereje mu nteko hari ikintu bari gukora. Njya mutubwire nko ku kintu cyerekeranye n'ubutaka, murimo musaba amajwi abaturage mwababwiraga ko ubutaka gakondo y'Abanyarwanda bakwiye kubusubirana. Ese mwasanze mu nteko bigishoboka, birashoboka kuba ibyo mwabemeraga bishoboka muzabigeraho? Ese niba mubona bishoboka mubigeze hehe? Murakoze cyane. Hari byinshi cyane twasezeranyije abaturage, nibyo hariho bimwe ndetse mu byo twavuze nubwo kuko twatangiye muri 2017 twiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, nibwo twashoboye gusohora manifesto dutangaza ibyo tuzakorera abaturage nibaramuka badutoye. Nkuko rero mwabibonye ntago badutoye. Kuba rero bataradutoye, kuba twayobora igihugu, bivuze nyine ko nibyo twasezeranyije 100% bitashoboka ko bigerwaho. Ariko muri 2018 twacitse intege, twashoboye gukomeza. Yego. Noneho manifesto turayivugurura, twongera hamwe bimwe, turayikomeza. 2018 rero nabwo ntabwo twatsinze amatora 100%, ariko twashoboye gutsinda ku buryo tubona abantu babiri bahagararira ishyaka mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ibyo rero byaduhesheje uburenganzira bumwe mu bwo twifuzaga. Bidushobora kubona amajwi ndetse dushobora kugira ibyo aho tuvugira. Twaravugaga ariko noneho twabonye intebe aho tuvugira dushobora gutangaza twavuga ati biturabyemeye biturabyanze. Hariya rero hatorerwa amategeko, nanone hariya n'urwego rushinzwe kugenzura guverinoma. Ibyo bikaba bikorwa umunsi ku wundi. Umusanzu wacu rero turawutanga, ari kugira ibyo dutangariza hariya, ari mu gutora amategeko, ari ibyo dusaba, ari n'ibyo tubaza abayobozi bitaba bari muri guverinoma. Iyo tubabaza nk'abadepite n'ibyo, ariko nanone abadepite bagira aho bava. Ubwo ibyo nshatse kuvuga kirumvikana. Tubabaza nk'abadepite baturuka mu ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Tuvugira rubanda muri rusange, ariko n'ubundi ishyaka twashinze ni ryo kuvugira rubanda muri rusange. Aho rero niho tugaragariza umwihariko wacu, tukaba twatanga ibitekerezo byubaka, tukaba twatanga n'ibitekerezo bishya, tukaba twagira n'ibyo dusaba bihari byavugururwa igihe tubona ko bitadushimishije. Iyo bibaye ngombwa, hari n'ubwo batora tukabyanga, tukavuga ko tutabyemeye igihe twumva ko mu mahame yacu tutabyishimiye, tugatora oya. Usibye kuba wenda batora mukabyanga, abadepite babiri mu nteko ishinga amategeko, ngira ngo mu badepite batorwa harimo 53, 40 ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Abandi 13 ni abaturuka mu yandi mashyaka atandukanye. Ijwi ryanyu rirumvikana buriya, cyangwa murabona ko hari abandi baba bashobora gushyigikira namwe ibitekerezo byanyu? Wenda niba mutoye nk'itegeko mukaba mubona ko hari abandi bashobora kubashyigikira, wenda mukabona nka 50% itegeko rikangwa, kuko bakunze kuvuga ko inteko ishinga amategeko ari karame mwidishyi, usanga nyine ibintu byose bavuga ko ari okay, bakibaza kuki nta controversial ibamo, wenda ngo habeho impaka. Impaka zirahaba cyane. Impaka zirahaba, turabatumiye muzajye muza, haraba impaka rwose. Nk'ubu ngubu hari nk'iri tegeko mu by'ubushize twatoraga rijyanye n'abakozi ba leta, gushyiraho ibigo, kugabanya ibigo. Impaka zarabaye, itegeko rimara iminsi ritaratorwa, dutaha tugaruka kugeza naho baduhaye n'umwanya turasohoka hanze tujya kubyigaho. Nibwo nari mbonye impaka kuva nagera mu nteko ishinga amategeko. Habaho no kubara amajwi, n'amajwi turatsinda, batabishaka tuba benshi turasohoka. Bivuze ngo nubwo twaba babiri dushobora gutanga igitekerezo n'abandi bakacyumva. Uwo munsi byaragaragaye yuko ibyo twumva n'abandi babyumva. Tujya no hanze turasohoka turagaragara. Ndavuga n'abanyamakuru ntabwo babonetse no munsi. Bivuze ngo igitekerezo kigira uruhare runini cyane kuruta n'umubare. Iyo wagiforumiye neza
kandi kigasona neza mu matwi y'abantu n'abo muri FPR bashobora kugitora bakavuga bati nubwo gitanzwe n'uturutse muri Green Party twe kwita ku ngofero turebe icyo avuze. Hari nk'itegeko ryari ryaza rikananirwa gutorwa kubera yuko hari abantu baryanze mu nteko ishinga amategeko, abadepite bavuze bati no, abatora no bakaba benshi. Nejo ubundi nyine twarabyanze itegeko risubirayo. Ubwo niba mutari muhare mu bimenye twarabyanze risubirayo kandi riturutse muri cabinet. Kandi byasabye iminsi ngahe nyine tubyanga bisubirwamwo bongera banoza n'ubundi nibyo banogeje tukabona nitubyishimiye. Barangije bisubirayo. Hanyuma ubu bigendanye n'imibereho myiza y'abaturage, hari ubwo umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party wenda yabivugaga, ariko yabivugaga mu izina ry'ishyaka kandi muri abanyamabanga bakuru baryo, hari aho yavugaga ati hari aho ubona ko abanyamaboko bagiye bababuza gukora ibikorwa byanyu by'iterambere, ati ibyo ni ibintu nimudutora tuzabikora, tuzabishyiraho, tuzatora amategeko abishyigikira. Ese ibyo bibazo ubundi mwageze mu nteko musanga birimo birahari kuko cyangwa hari amategeko abirengera akurikizwa? Kuko hari n'abavuga ko u Rwanda rufite amategeko meza ariko implementation yayo cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ryayo ugasanga ni hafi ya ntaryo. Bimeze gute? Bavuga ko ntaryo. Ntabwo numvishe neza ikibazo. Ikibazo ni ukuvuga ngo mwavugaga ko hari uburyo imibereho myiza y'abaturage itagenda neza. Wenda dutange nk'urugero nko mu bucuruzi, hari aho umuyobozi mukuru w'ishyaka yavugaga ati buriya mu gucuruza hari aho babangamira, hari aho yavuze ibifi binini ko bibabangamira mu bucuruzi. Mwavugaga ko icyo gihe muzabishyira ku murongo bikagenda neza. Mubona hari umuyoboro muzakoresha ku buryo ibyo bintu mwabonaga bizagenda neza? Ubundi buriya amategeko ni ikintu gikomeye cyane kandi kigira ingaruka ku muntu wari wese n'uwayatoye. Niyo mpamvu mvuga ngo hariya nyine hatorerwa n'amategeko arebana no kuba abacuruzi bashobora koroherezwa bakora ubucuruzi neza badafite imbogamizi. Muri rusange rero twebwe dukomeza nyine gushyiramo imbaraga kugira ngo ayo mategeko abe ari amategeko yorohereza abikorera. Kandi nubwo tuba tubivuga nk'abatabyumva bifite icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo igihe umuturage yoroherejwe gucuruza cyangwa abikorera biragabanya ikibazo cy'abashomeri, abadafite akazi baba bashobora kuba, kuko iyo urebye public sector abakozi akazi leta itanga abantu bahabwa akazi na leta ni bake cyane ku ijana ugereranije n'ababona akazi muri private sector mu bikorera. Bivuze ngo urwego ntabwo ari byiza kwirengagizwa, kuko kuba ngiye nakira urugero ndi umucuruzi ntabwo mba inyungu ziba ari zanjye gusa n'umuryango wanjye. Nimba nyize ngatanga akazi, noneho abantu bafite akazi bagatunga ingo zabo, ntabwo ari inyungu zabo bantu n'uwo muntu, ni inyungu za leta, kuko ifite abaturage babayeho neza, barwara bakivuza, bajyana abana ku ishuri, batekereza neza kuko bariye. Bivuze ngo leta kuba dusaba nka Green Party twaragiye dusaba ngo habeho koroherezwa mu bikorera, ntabwo ari uko abikorera baba badutumye, ahubwo tuba twakoresheje igitekerezo kizatuma abanyarwanda bamera neza. Mu koroherezwa rero hazamo n'ibijyanye n'imisoro. Leta ntabwo tuvuga ngo ikureho imisoro. Hari n'abantu babyumvaga tubivuga bakavuga ngo mutekereza mute leta idasoresha izaba hiti izahemba abakozi izubaka ibikorwa remezo, ariko ntabwo ari cyo twavugaga. Leta nisoresha, ahubwo nijya gusoresha isoreshe ku buryo umuntu usora uno munsi nejo azasora, nejo ubundi agasora. Ariko ushobora gusoresha umuntu agasora rimwe akagenda agafunga imiryango, ubwo se leta iba yungutse? Nta nubwo ari ukuvuga ngo tuvugira abikorera. Iyo tuvugira abikorera twe tuba tuvugira leta, ntabwo ako abikorera nabo ni aba leta. Umuntu asore asigara afite icyarya, abone n'icyo kunyara kurangura, yongera asore, ariko umusoro uba ari umusoro woroshye, utari umusoro uremereye utuma uhita ufunga imiryango cyangwa ukarara wibaza umusoro ukuntu wawuhunga, ukuntu wawukwepa. Noneho leta na wundi yari kubona mu mahoro mwituze nawe ikawubura kubera ko wundi usora
afite ubwoba umusoro yawindiye nk'igikoko arahunga nk'uhunga inyamaswa ariko ntabwo ari byo twebwe n'icyo gitekerezo cyacu twaravuga ngo umusoro nubeho ariko ubu umusoro worohereza usora isora hatabamo gukwepa umusoro wumve ubororo nk'ubwo watwumva ahita avuga ngo tuvugiye leta noneho ni ikibazo cy'imitekerereze abantu bose bagize icyo babona basore ahubwo niba basore ibitabaremereye noneho umubare munini nusora leta izabona amafaranga yo gukora bya bikorwa remezo no guhemba abakozi ariko usora nawe asore abikunze azi yuko arimo gukora contribution mu bijyanye n'igihugu cye mu bijyanye n'umutekano ibikorwa remezo amashuri ibitaro abyishimiye ariko ye kubikora atishimiye ko mu kutishima impamvu ya mbere harimo kudasobanurirwa yego ariko harimo no kuba batwaye hafi byose agasigara ari nta kintu asigaranye hanyuma wenda mwiyamamaza kugira ngo mujye mu nteko ishinga amategeko mwavugaga ko muri ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko iyo twumvishije amakuru hirya no hino n'abandi mutavuga rumwe cyane cyane abakora hanze y'u Rwanda usanga batabafata nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi aho usanga banakurura impaka bakavuga bati mu nteko ishinga amategeko bavuga ko hagiyemo amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo pesi imbera kuri ku gice cya Mukabunani bakavuga bati ntabwo na Green Party nayo ari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ugasanga ntago ugasanga barabikemanga mwebwe muhagaze he kuri iyo ngingo ubundi muvuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa n'ubundi muri munsi y'amashyaka ya FPR cyangwa muri coalition ya FPR ntago ari byo kuko amashyaka ari muri coalition arazwi hari icyo bita coalition iba yabaye officiel ukavuga ngo twebwe turashyigikiye ntabwo rero ari ibintu by'ibanga noneho hakabaho n'amashyaka adafite coalition iri officiel ariko bigaragara yuko nayo ashyigikiye kuko ntaragaragaza n'umunsi muri manifesto cyangwa muri campaign ahantu ngo ibi ntitubyemeye nta kirego baratanga ntibarabigaragaza nta n'urwandiko baratanga kwa perezida muri ofisi ya perezida Repubulika avuga ngo biturashaka ko ibintu bihinduka ntibarajyana urwandiko ku nteko ishinga amategeko ntibarajyana n'ikirego mu rukiko rw'ikirenga ibyo byose twarabikoze bavuga ko ngo ari FPR yabaga yabatumye ubwo noneho FPR ni kangahe ngo bibe bwari bubaye bwa kabiri yigeze isaba abantu ngo muturege noneho ko FPR yari yadutumye ko twageze ku rukiko abavoka twemeye kwishyura amafaranga menshi yagatubutse bagakuraho telefone bari bafite ikibazo kandi FPR ariyo yadutumye noneho ku nshuro ya kabiri mu rukiko ko umwavoka noneho yatwandikiye message tuzifite zigaragaza avuga ngo umuntu waciye nyakatsi ntago bashobora gusaba yuko avaho ubundi mwasaga kavaho cyangwa twasaba ko itegeko nshinga rihinduka wahita bihuza na nyakatsi bidafite ahantu bihuriye itegeko nshinga bo basaba ko rihinduka ngo perezida uriho akomeza ayobora twebwe dusaba ko itegeko nshinga ridahinduka riguma uko ryari rimeze manda zikaba ebyiri wazirangiza ukagenda noneho tukavuga ngo niba rinahindutse manda ive ku myaka 7 ibitanu kandi n'ibitanu perezida akore manda ebyiri imwe yongerwa rindi rimwe ibyo nibyo kirego twajyanye mu rukiko hanyuma noneho mbwira ukuntu FPR yari ihagarariwe na perezida wa Repubulika wari uriho kandi uriho yari mwatubwira ati mujye kundeka mu rukiko ibyo bintu numva bidacuramye ni ukuvuga ngo abantu babivuga ni ugupfa kwivugira kubera yuko ibyo twakoze byabananiye icyo ni kimwe bakaba bafite ishyari icya kabiri bakaba barateze no kuzabikora kuko ntabwo wabikorera mu Bufaransa cyangwa bikorera mu Birigi bikorerwa i Kigali ntabwo urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda ruba hanze cyangwa badashobora no gushinga ishyaka ngo ryemerwe muri RGB kubera wenda imyitwarire mibi bamwe barahunze kuko bari hanze bose ntabwo bagiye kwiga bamwe bahunze kuko bafite ibyo kurikiranwaho hano by'amafaranga abandi kubera ko hari ibyaha wenda birebana na genocide yakorewe abatutsi yabaye cyangwa abandi nabo
bakaba baragiye bagiye guhaha bagahita bahindura angre bakavuga bati nubwo twagiye guhaha tuzabona ubuhungiro bwo tuvuze ko turwanya leta. Noneho ibyo bintu byose nk'umuntu ukunda igihugu ufite icyerekezo atikunda mu by'ukuri avugishije ukuri ataravuga ngo ndi gushaka imibereho ntabwo bishobora kuzagira ikintu bimufasha mu iterambere rya politiki y'u Rwanda. Nimba ushaka gukora politiki ngwini Kigali, nimba uyikorera hanze reka tuyanalize twumve yuko mu by'ukuri hari ahiganisha, kuko ushobora no kuyikorera hanze birumvikana ariko ntiwakwiyamamaza. Waba uri umuntu w'umunyapolitiki utanga ibitekerezo ariko ntiwakwiyamamaza. Kwiyamamaza ni hano. Igihuriyo rero wahisemo gutanga ibitekerezo byubaka igihugu, nitubishungure tubisuzume tuvuge ngo uyu muntu afite umusanzu ari gutanga kandi birashoboka. Nimba warahisemo kubikorera hanze bikore neza wubaka, ariko utagamije kubaka inda yawe, kuko yubaka inda yawe ni hahandi ibintu byose umuntu agiye mu rukiko arimwe ararega aratanga umusanzu kugira ngo itegeko ribe itegeko rizatuma igihugu kimera neza. Noneho wowe ngo nurangiza uvuge ngo FPR niyo yamuhaye amafaranga ngo aze kuyireka. Si wowe umuntu yakwishyura ugiye kumurega? Urumva se atariho bicuramiye? Ikindi nacyo bakavuga ngo ntango mu Rwanda nta opposition ihari, ngo nta opposition ihari se ushingiye gute? Uko batavuze yuko convention ari mbi n'ubushize nabibwiye umunyamakuru wa TV1 umuntu akavuga ngo yopoza leta ari agahita avuga ngo kiriya gihote cya convention ni kibi. Ese ni kibi ushingiye kuki? Hari ikindi wazanye wagaragaje mu karere se nibura abashobora kubivuga wenda avuga ati convention wenda yubatswe bitari ngombwa hari umuturage ubayeho nabi, hashobora kubibona muri yo angle akavuga yuko convention yubatswe bitari ngombwa kandi hari umuturage ubayeho nabi. Ariko convention yatanze akazi, abantu bayubatse ntago ari abanyamahanga. Nimba haraje expert umwe cyangwa babiri batatu batanga ibitekerezo by'uko gishushanyo kimera, ariko sibo bazanye sima, sibo bateruye ibuye. Ikindi cya kabiri ntikorwamo n'abazungu, ikorwamo n'abanyarwanda. Icya gatatu iyo abantu bayiraye nko batanga amafaranga. Ibijyanye n'ubukungu ntabwo tubirebera hasi gusa, kuko ushobora kubirebera no hejuru ko umanuka uva hejuru bujya hasi. Ntabwo wavuga ngo convention yubatswe hari umuturage, ko leta nayo uburyo izanamwo iterambere cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose harimwo no kuba yakubaka ibikorwa remezo. Mu bikorwa remezo harimo amahoteli, ngira ngo nk'umuntu wagiye kwishura urabizi, harimo imihanda, harimo ibitaro. Ntabwo wavuga ngo ufite ibikorwa remezo umuntu azaturuka i Burayi akaza ntagira harara, ntabwo azajya kurara mu nzu y'ibyatsi. Ntabwo rero icyo gitekerezo nemeranya nacyo, kuko ni byiza ko abashyira mu bikorwa basuzuma, bashobora kuvuga bati ikihutirwa niki. Muri Kigali dufite hoteli y'inyenyeri zingahe? Ese irakenewe? Hari abantu bajya baza mu Rwanda yigiye gukora ikintu cyo cyose ukora etide cyangwa stade, ukavuga uti abantu baje mu Rwanda bakarara muri Serena. Hari abantu batishima ku buryo bazajya barara muri Nairobi bakaza gukorera inama i Kigali bakongera bagatega indege bakajya Nairobi. Ibyo uri umuntu w'umubyeyi, ndavuga uri umubyeyi nawe, ndavuga uri umubyeyi w'umuryango, ushobora kwicara ukavuga uti no, nitwubaka iyi hoteli bariya barara muri Nairobi ntibazajyayo. Yaje rero kuko yari ikenewe. Ubwo n'urugero nari ngwaye, nta nubwo ndi umuvugizi wayo, ariko ndi gushaka kwereka ko ntabwo ibyiza bikwiriye gushimwa, ibibi bikagawa. Noneho igihe ugaye ibibi ugahita uvuga n'impamvu ubigaye n'ikindi uteganya cyari kuba cyiza, ariko ntuvugiye aho ngaho ndi kuvuga babandi bavuga ngo na opposition ihari, kuko bavuga ibintu babanje gushishoza ngo ntabwo ari opposition. No, turi abanyarwanda, turashaka ko u Rwanda ruba neza nubwo bwose twopoza. Ntabwo ibyiza rero tuzavuga ko ari bibi, ariko ibibi tuzabivuga. Icyo gihe mujya mu rukiko rw'ikirenga kurega mushaka ko murega ubwo byari nk'inteko ishinga amategeko cyangwa leta, mwavuga muti yego guhindura itegeko nshinga, ni izihe ngingo z'ingenzi mwashingiragaho muvuga muti ibi kubera impamvu iyi niyi turashaka ibi bidahinduka, kugira ngo n'utarabakurikiranye muri icyo gihe ariko ubu ngubu ushobora kuba afite ubushobozi bwo kubakurikirana yiyibutsa avuga ati koko ibi nibyo bashingiragaho? Twashingira kuri byinshi. Icya mbere ni ukuvuga ngo buriya experience irigisha. Hari amasomo menshi dufata ku bihugu byagiye bigira abaperezida baba ku butegetsi ntibaveho. Ushobora no kubaka n'ibintu byiza, ukubaka n'imihanda, yewe na freedom of speech ukayitanga, abaturage bakisanzura.
ariko iyo utinzeho byanga bikunda bya bindi birangira nabi. Ni iyo niyo ngingo ya mbere tukavuga ati nubwo umuntu yaba akora ibyiza nuko hajya hundi ahubwo wa muntu akazajya agira inama wa wundi wagiyeho akiriho, wa wundi wavuyeho akiriho, akamubwira ati ahangaha nge nkiriho buriya iyo nageraga muri iryo korosi nabigenza gutya. Ntaveho wari uko wa wundi yapfuye nkuko turagiye tubibona za kudeta abandi bakagwa muri za gereza no muri iki gihugu byabayeho. Uzi yuko ubutegetsi bwagiye busimborana, urabizi nturi muto, uzi ko Kayibanda yavuyeho, uzi ko Habyarimana yagiyeho, uzi ko yavuyeho, uzi no mu bihugu by'abaturanyi nk'u Burundi, uzi muri Uganda ba Obote ba Idi Amin, uzi muri Tanzania urugero rw'ibyo muri Tanzania nabyo urabizi. Ntabwo rero wananirwa gutoranya ngo uvuge ngo ibi ni byiza ibi ni bibi. Kuki tutahitamo ibi ko tubona ari byiza? Nayo byo kuvuga ngo umuyobozi yayoboye neza ntabwo mbyanze pe, yayobora neza. N'ubu ugereranije u Rwanda rwa mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside ntabwo ushobora kuburamo ibintu itandukaniro ry'ibyiza ugaragaza. Ariko ntabwo bivuze yuko ibyiza yari factor iduha kuba twavuga ngo umuyobozi uriho akomeza ayobore. Oya, twatangaga ibitekerezo tuvuga tuti perezida uriho adufashe rwose ajye ku ruhande, ahubwo agira inama ugiyeho uzaba yatsinze amatora ajya umujyanama amubwira ati nubigenza gutya nubigenza gutya. Iyo niyo mpamvu yatumye tujya mu rukiko. Simpamya rero ko abashakaga yuko akomeza byagaragaye ko ari na benshi aribo bongeye kutwishyura baratubwira ngo mujye mu rukiko muturege. Ibyo binago byasho biranagoye. Ndetse nawe ubwawe baje kubwira ngo iyo ntumwa bagutumaho wayibwira ati genda ushaka abandi ubaye ari wowe bavuga ati genda ushaka abandi ndumva nta cyizere mfite cy'ibyo bintu. Kuri iyo ngingo mwese mwabaye satisfait mwaranyuzwe? Iyo watsinzwe nyine uba watsinzwe ntago bivuga yuko wanyuzwe. Uba waganjwe ukarushwa imbaraga ugatsindwa cyangwa ukarushwa ibitekerezo ababitora ugatsindwa, ariko ntabwo baba bivuze yuko wanyuzwe. Ntabwo wanyuzwe ibitekerezo n'ubu twebwe twumva gusa hari ibyo twatsinze mu rukiko buriya twaratsinze kubera yuko nubwo baba byabaye nkaho iyo ngingo ikomeje ntabwo ari yonyine twasabaga ko manda iva ku myaka 7 ikaba 5. Ibyo twaratsinze. Kandi nanone nabasabaga ko ngo perezida wa Repubulika abaho iteka ryose nabyo twaratsinze kuko bavuze ko perezida uriho afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza. Ariko n'ubundi ngira ngo urabizi ko manda zitarenze 2. We yahawe iyo faveur ngira ngo uko abaturage bagaragaje ko yabaye umuyobozi mwiza, ibikorwa by'indashyikirwa yakoze, akavuga bati we never know. Ibyo Democratic Green Party ivuga ashobora kuba harimo ukuri. Dushobora gufungura iyi ngingo hakazaza umuyobozi mubi, kandi ibyo nabyo twarabitangaga no mu rukiko. Hakazaza umuyobozi mubi utari mwiza yarangiza kandi yemerewe kuyobora imyaka yose nk'umwami, abaturage bakaba mu bucakara bagahura n'ibibazo, ariko manda n'ubundi zagumye ari 2. Hanyuma wenda dusubiye inyuma gatoya turebe mu mateka ya Green Party. Nk'ishyaka ryaje aropoza byarabaye kugira ngo babandike dusa nk'utubuho urugendo rwanyu rwo kugira ngo murinde mugera ku rwego rwo kwiyandikisha nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Ntabwo byari byoroshye. Ishyaka ku mugaragaro twaritangiye muri 2009. Hanyuma honyine urugendo rwo kuvuga ngo muhure muje gutangiza ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri hoteli y'u Rwanda ntabwo byabaga byoroshye kugira ngo uzabone n'uburenganzira no ubone niyo hoteli kwemerere. Ibyo rero twararitangije ku mugaragaro muri 2009 hariya kuri hoteli Kacyiru Meridien. Hanyuma ubwo dutangira urugendo rwo kuryandikisha mu rwego rw'amategeko. Icyo gihe mu by'ukuri utubwire n'ingorane mwahuye nazo. Byari bigoye kubera ko itegeko ryavuga ngo nyine ugomba kujya kuri hoteli cyangwa sare runaka ukayikodesha ukabisabira uburenganzira mu karere, warangiza umubare w'abantu bagomba kugusinyira imbere ya noteri wa leta, kandi hari urwandiko ugomba guhabwa n'akarere rubikwemerera.
icyo gihe rero kwiyandikisha RGB yari itaraza cyasaba kujya muri Minaroke yari yobowe na vice president wa FPR ubwo uwo uje gusaba ko aguha uburenganzira ari nawe uvuga yuko ushaka kwavaho no byari intambara ariko nyine umwaka umwe imyaka ibiri kugeraho naho da perezida bimunanira avuye mu gihugu aragenda n'abandi benshi baragiye ntabwo yagiye wenyine nyuma yaharagaruka muri 2012 aragaruka habayeho kwicarana nawe yo gupanga intambara nyinshi dupanga ko bitugiye kubigenza nuko muri icyo gihe mu by'ukuri byageze naho tubona binaniranye noneho twishyira hamwe n'ishyaka FDI na pesi mbere kuri yari yobowe na Ntaganda dukora coalition turakora nabyo birananirana nuko bamwe barafungwa bandi nuko bibi cyane muri 2013 nibwo ishyaka ryashinzwe ku mugaragaro ariko urwo rugendo rw'iyo myaka hari ibyo twamaganaga ku maradiyo ku mateleviziyo bikagenda bivugururwa kandi ishyaka ritemewe muri byo harimo ko ishyaka iyo ryamaraga kwemerwa direct ryagombaga kuba ari member wa forum y'amashyaka byari itegeko twe tutaranemerwa tukajya tuvuga ko nabyo ari igitugu ni gute umuntu muzirikira kuba muri forum tuvuga ko iyo ngingi ikwiriye kuvugururwa yaravuguruwe ntabwo bikiri ngombwa na mbere yuko twemerwa bari bamaze kubivugurura bavuga ko ushobora kujyamo cyangwa ntujyemo indi ngingo nanone twamaganye niyo kuvuga ngo ishyaka ntikwiriye kwa amashyaka n'amadini n'ama association ntakwiriye kwiyandikisha muri Minaroke hakwiye kubaho ikigo ku ruhande abantu biyandikishaho nibwo RGB yabayeho ubwo twebwe ishyaka ryacu ryabaye ishyaka rya mbere ibyo twaharaniye kubibenefitingaho ryanditswe na RGB Rwanda Governance Board utararengaho byadutwaye rero imyaka 4 urugendo rw'imyaka 4 utararengaho hari icyegeranyo cya house cyitwa Freedom House cyasohotse kuri umwaka wa 2019 ariko kinenga n'ubundi imikorere ya leta mu buryo bwo kwinjira muri iyo miryango bavugaga yaba y'amatorero y'amashyaka association zitandukanye ko hari nk'urugero batanze baravuga ngo u Rwanda rwafunze insengero 8,000 rushaka kugira ngo rubone ukuntu rwinjiramo ruzikontorore ariko uravuga uti RGB yaraje nk'ikigo nyine cyo ubona cyarageze ku ntego zacyo iyo usuzumye nakubwira ko cyagezweho ko twebwe nka Green Fate kwanza twabanje twabyungukiyemo mbere byari bigoye ariko byahise bikunda nubwo nubundi bitatworoheye ariko byarakomeye birakunda nayo ibijyanye n'amadini nabwo hari amakuru mfite nuko mu by'ukuri hari amadini menshi atarafite ibyangombwa yakoraga ariko adafite ibyangombwa ndanayazi yabo kubera nyuma ya RGB rwose bahise babona ibyangombwa ibyo ni ibintu nabyo mfitiye gihamya nubwo wenda bitagenze neza nanone kuko ku rundi ruhande hari amadini yagiye agira ibibazo nyuma nk'ayafunzwe nyine hari ayafunzwe bayasaba kuzuza ibyangombwa kandi yari yaremewe hari n'ayataremewe nayo yahagaritse gukora yakoraga atemewe ibyo byaje nyuma ariko mbere RGB ubona icyo kintu yari yagikoze ibyo byaje nyuma nabyo wenda hari byashigiye bishingirwaho byagiye bitangazwa ariko iyo usuzumye RGB yaje ikenewe gusa wenda twebwe nk'ishyaka rya opposition turasaba ko banoza imikorere kuko nk'ubu ngubu amagani iyo usuzumye imibereho y'amadini n'imikorere yayo ubona yuko haje nk'imbogamizi nyinshi kugeza ubu ngubu kugeza noneho haziyemo na corona bigera ibirudubi biba bibi cyane hanyuma hari amategeko amwe namwe mushaka kwiyamamaza mwavugaga ko muzajyaho mukajya mutanga ibitekerezo by'uko yajyaho twavuga wenda nk'itegeko wenda dufate nk'urugero nko ku banyeshuri hari uburyo mwavugaga ko hari abana bajya ku ishuri
ntibabone uko barya, donc imibereho ntibe imeze neza. Ariko icyo nshaka kuvugaho ni ikigendanye n'indimi. Ubwo mwiyamamazaga mushaka kujya mu nteko mwavugaga ko indimi ari Ikinyarwanda cyo ntago mwakivugaho kuko n'ubundi cyari gisanzweho, abo mwavugaga ko mu bigomba kwitabwaho cyane harimo Igifaransa n'Icyongereza kugira ngo izo ndimi zikoreshwe. Mukavuga muti habagaho n'impinduka za hato na hato, ejo twagiye mu Gifaransa twakivuyemo, haje francophone tukigarutsemo, none ubu ngubu hariho gahunda y'uko amashuri yose agiye kujya yigisha mu rurimi rumwe rw'Icyongereza. Ntabwo mubona ko mwaferinze mu byo mwavugaga? Oya, neje ubundi narabitangaje ku mugaragaro, nyine mvuga ko icyemezo cyafashe twebwe nk'ishyaka Green Party tutakishimiye, tucyamaganye. Kubera yuko ntabwo wambwira yuko abantu bataziga ururimi rwabo gakondo, ngo umbwire yuko bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika, kandi ururimi ni bimwe mu bigize, ni rumwe mu bigize umuco nyarwanda. Tuzavuga Icyongereza se tuzamenye dufite uyuhe muco? Nuvuga ngo tuvuge Icyongereza n'ibyo, tuvuge n'Igifaransa, ariko tube dufite ururimi rwacu gakondo, umwana wacu abaruzi. Nibyo kuvuga ngo tuba Abongereza ntago ari byo. Twige mu Kinyarwanda, twige no mu Cyongereza nk'igikoresho cyo guhaha, no mu Gifaransa nk'igikoresho cyo guhaha, ndetse n'Igiswahili mu karere kirakenewe. Nushobora kuvuga indimi 5 uzivuge, nuvuga 10 uzivuge, ariko nibigera mu Kinyarwanda ukivuge neza, utica nta kintu wica. Ntabwo rero twebwe twishyigikira, n'ubu ntabwo tubishigikiye, ntabwo twafeirinze, n'ubu turacyabyamagana ibintu byo kuvuga ngo Ikinyarwanda gicike. Simpamya ko nabo bavuga ngo gicike, ariko uburyo bari kubivugamo nuvuga ngo Icyongereza kizaba gifite amahirwe menshi gusumba Ikinyarwanda. Tuvuga nk'imbogamizi mubonamo nizihe? Kuko hariho nk'abavuga bati ese abarimu mu Rwanda barahari bayigisha icyo Cyongereza, ko n'ubundi byasaga nkaho barimu badateguye neza. Ese planinze neza? Mwebwe imbogamizi mubona nizihe? Imbogamizi ni nyinshi kuko ntitaye ko wenda iki Cyongereza kitazagerwaho neza, ariko imbogamizi ya mbere ni ukuba ururimi rw'Ikinyarwanda rudakoreshwa cyangwa rugakoreshwa nabi. Kuko ngubu ururimi rw'Ikinyarwanda ntitukwiriye kurureba mu kuvuga gusa, ko naho nagiye mbona hari abavuga ngo rukoreshwa mu rugo, ngo n'abakozi bo mu rugo bakakwigisha abana, ariko ntabwo ururimi kuba rukoreshwa neza birimo kuruvuga gusa. Ubu ngubu njya mbona abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga barangije za kaminuza, bari mu bigo bimwe ntavuze hano bikomeye, bamwe barananyumva baraniyize, ugasanga barandika ibintu bitari byo mu Kinyarwanda, kandi ngo bararangije amashuri mu Rwanda, bararangije kaminuza. Kubera iki? N'ubundi harimo ikibazo cyo gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo ari mu kuruvuga gusa, ariko bigomba kuba no mu kurwandika. None ikindi, iyo ni imbogamizi ya mbere. Indi mbogamizi ya kabiri, buriya umwana kugira ngo abe yaba umuntu uvumbura, UNICEF igaragaza yuko ari uko akwiriye kuba atekereza mu rurimi rwiwe gakondo. Ururimi avugamo mu rugo, ururimi akaba ari rwo atekereza nko bimworohera kuba yavumbura udushya. Ariko iyo ugiye guca mu Bwongereza kugira ngo uvumbure, ugaca i Paris kugira ngo uvumbure, biragusaba urugendo runini cyane. Nimba ari igiti umuntu bakamubaza wiga ubuhinzi, ati igiti kigizwe n'ibihimba bingahe n'ibice bingahe, imizi, urumva biramworohera cyane kumwigisha ibijyanye n'imiterere y'igiti, n'igiti ukuntu gikura n'ibikivamo. Akaba ariyo mpamvu mvuga ngo imbogamizi ni nyinshi. Noneho hazamwo iyo ya nyuma rero uvuze iyo kuba n'urwo rurimi rw'Icyongereza urwigishwa n'umuntu nawe ataruzi neza, kuko umubare w'amashuri dufite mu gihugu sinzi ko dufite abarimu bose bize neza mu Cyongereza ku buryo bazajya gutanga ubwo burezi bikagerwaho neza. Twiyambuye na bya bindi byacu, noneho tugiye no ku byo tudashoboye. Iyo ni yindi.